Igaba Clement benshi baranzi cyasa n'abatanzi niko nitwa mbere na mbere tujya kutangira iki gikorwa twagitangiye mu mwaka wa 2024 2024 hano mu murenge wa Jabana ni ahantu twarebye hasa naho hakiri mu giturage urabizi ko na gahunda ya leta yo kwegereza uburezi abaturage no kugira gute aho tuti abanyeshuri bahano cyasa abana ba hano muri aka gace ntibagakora ibirometero byinshi bajya ku ishuri umushiti wanjye yabaga mu gihugu cy'Ubushinwa arambye ati se twakora uhe mushinga hano mu Rwanda Oge ni nanjye nafite gahunda yo gukora umushinga twawufatanya tujyana mu gutyo dutangira ikigo cy'ishuri kugira ngo abana ba hano muri Jabana bagabanye byibuze ibirometero byinshi bakora bajya ku ishuri tugitangira 2024 tutangira abana 50 tugeze 2025 tubona abana barenga 180 n'ubu ngubu barimo mu ishuri barimo bariga none sabaza kudusura kuko ari cyangombwa cyane isa turagifite baza kudusura baratubwira ati nitwagure icyo gihe rero 2025 nta bushobozi twari dufite dushaka ubushobozi turakusanya tugura ikibanza iki ngiki mubona ikibanza cyari kirimo inzu n'umuturage turakigura turamwishyura umuturage avamo dushakisha amafaranga yo kubaka tugiye gushakisha amafaranga yo kubaka nibyo by'ibyangombwa bya warumbajijeho hari mu buhinzi ariko harimo inzu y'umuturage yabagamo ngiye ubwanjye ku itariki 25 Utaki 25 September umwaka ushize nandikiye ikigo cy'igihugu cy'ubutaka mbasaba ku itariki 25 September 2025 mbasaba kuko hari mu mategeko agenga ubutaka hari uburyo ki ushobora guhindura imikoreshereze y'ubutaka hagamijwe igikorwa cy'inyungu rusange barabima ba makriteriya zose tuzijyana ku murenge engineer w'umurenge aratubwira ngo hano kuko harimo inzu yaduha ahubwo icyo tutire tujya muri izo procedure zindi yaduha ngo icyo gusana iyi nzu ngo twe tukubaka nta kibazo atubwira ati rwose ntibibavune icyangombwa turagifite hano mu mpapuro hano ngiki ndagifite cyano cyo ku murenge cyo gusana ibyo wari wemerewe hano icyangombwa mfite imirenge ya Giteye nimero 20 Republika y'u Rwanda umujyi wa Kigali akarere ka Gasabo Jabana sector iki cyangombwa gifite nimero 29 bare 1 bare 02 bare 05 gusana Jabana Bweramvura tariki 17 z'ukwezi kwa gatatu 2026 uruhushya rwo gusana umwirondoro amazina uragiwe n'Imana Anatole UPI 1 bare 02050980 umurenge Jabana akarere ka Akagari Bweramvura umudugudu wa Taba telefone izi ibyo yemerewe mu ruhushya rwo gusana gusana inzu yangiritse inkuta ebyiri urw'inyuma n'uruhande rw'ibumoso B gusimbuza amabati ibipimo metero 7 n'igice kuri 7 amazina amezi kizamara 3 months yes ibibujijwe gukorwa muri uru ruhushya guhindura imiterere y'igisenge cy'inzu isanganywe kongera cyangwa se kugabanya ibipimo imyubako isanganywe kubaka uruzitiro clôture cyangwa umukingo icyitonderwa inyubako yubatswe binyuranyije n'uru ruhushya iba yubatswe mu kajagari ikurwaho nta yindi nteguza usabwe kugeza kopi y'uruhushya ku biro by'akagari no ku mukuru w'uyu mudugudu Mutangana Victor umukozi ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo uwo nushinzwe imiturire mu murenge wa Jabana Bwana Shema Jonas umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana icyangombwa aracyaprovinga okay urabona ko ari ahangaha ni metero 7 kuri 7 n'igice kuri 7 wagombaga gusana kuki atari byo byakozwe we icyo yatubwiye ni iki yatubwiye ati reka mbahe icyo cyangombwa ariko mwirinde gusenya Victor engineer n'ubwo yarandaza no kugwa amashusho yari hano none aratubwira ngo dushake abantu ngo bita abahigi ngo tuba aribo tuvugana nabo abibwira uwo mujama dufatanyije ikigo cy'ishuri ngewe sinari impare arabimbwira mboretse mwagiriwe inama na engineer w'umurenge ko mushaka abahigi abo ni bantu ki n'abantu ngo bazenguruka ngo bashaka ngabubatse abaturage bo barabaza noneho abo bantu
njye mbwira uwo muntu dufate ndabwira ngiye ibintu bya ruswa simbyemera. Nge natse ibisabwa kugira ngo twubake ikigo cy'ishuri, ahubwo twe twakuzuza criteria bakaduhindura imikoreshereze y'ubutaka tukajya mu ntuza. Uwo mutipe aramubwira ngo nta kibazo ngiye mfa kuba mbizi, ntimugire impungenge, abo bantu turabashaka. Umutipe abaha amafaranga, no message zirahari zirenga amafaranga arenga 900. Abahigi mwabahaye 900 cyane na message nibyo yatubwiye ati mwe engineer w'umurenge aravuga ati muce ku bahigi mubahe cyane. Noneho nge naravuze ndavuga nti ibintu bya ruswa simbyeme, ntireka tubatange muri RIB. Aratubwira ngo yego, aratubwira ngo muramutse mubatanze ntiwanavoma n'amazi ngo yanywe. Muramutse utanze umwe, abo bahigi nyine n'abantu bazwe abaturage barabazi, utanze umwe ntushobora no kuvoma amazi ngo yanywe. Niba uzi ko ushaka gukora ibintu bikore gutyo, tubaha ayo mafaranga. Message turazifite, turangije turubaka, engineer ahari, turazamura. Yarabasuye mwubakwe kandi ari wowe duhaye cyane, nawe twavuganaga umunsi ku munsi. Aya mafaranga mwayishyuye mukoresheje uburyo bwa mobile money cyane, nkubwira ko message zihari. Okay, turubaka. Reba hano ibintu byari bigeze, ntago ari ukuvuga ngo byubatswe ninjoro ngo bucya. Bloke sima imwe twakoresheje zimwe z'imashini igura 1400, twatumije bloke 11,000 zose ziri hano. Turubaka turarangiza, dore ibyuma hari abari bari gusudira ibintu byose, engineer hari, gitifa hari, uwakagara hari, uw'umudugudu hari, abo bose bahari. Tugeza ku gisenge byibuze ntitware. Abahigi mwabahaye rimwe gute? Amafaranga mwabahaye inshuro imwe nimwongera kandi niko bakora. Ubwo barariye barongera barasonza. Ubwo niko byagenze. Ahubwo icyo dutekereza nuko ngo engineer yamenye ko ngo twabahaye amafaranga menshi, noneho harangije we abicisha mu buryo bwe, agera ku karere. Agera ku karere nibwo bahise batanga order yo kudusenyera. Baraza inzu igeze ku gisenge birebe, kuko no kujya kubaka twaravuze tuti aha hantu reka dukoreshe ibikoresho bikomeye. Urabibona buri nguni yose yarifite kolone, mu hagati dukurikiza mezire za nese, ko icyangombwa cyane sa turagifite, ibyumba byose turabyubaka kuri standard ijyanye n'amashuri. Uri umunyamakuru, ikindi uri impuguke mu bijyanye n'amategeko. Utanze ruswa n'uyakiriye bahanwa kimwe, kucyemeye kujya muri izo nzira engineer akagushuka. Nicyo nkubwira, icyo kintu nagiye navuze tubatange muri bavuga ngo n'amazi ntiwayanywa utanze umwe, ntushobora kuhumeka uramutse ufashe umwe muri bo. Ni ibintu bizwi hano mu baturage, ni ibintu bizwi. Nyuma y'ibyo bimenyetso byose birahari, hanyuma ibyo birabaye. Ejo baza kudusenyera, turamubwira tuti okay, twe duha amasaha, none twe twikurikira procedure n'undi twatugiye gutangira zo guhindura imikoreshereze y'ubutaka, twe duhe umwanya. Urumva turamubwira tuti it's okay, twe kubwiye batubikoraho nuvuga oya twembi turabikora, duhuza na standard, tuvuga tutereka twubaka ibikorwa bikomeye, dushoramo amafaranga arenga miliyoni 40. Hanyuma rero noneho twe turabasaba tuti mwebwe nimutureke noneho twe twisenyera, byibuze at least turokore izi bloke, turokore ibikoresho byacu. Niba nta bundi buryo bwakoreshwa, niba tutakwandikira abo mu gihugu cy'ubutaka, niba tutakwandikira abandi, mureke twe twisenyere, dukore bloke pari bloke. Ngo hoya ngo itegeko ni itegeko. Bazanye abapolisi benshi, ba deploying abadaso, ba deploying abandi, abaturage bose bari bahari, baraza bahirika nk'abahirika ibintu utamenya. Ibi byose n'amaraso yavuye n'ibiki byose, ishuri birangiye barishyize hasi. Kuri ubu ngubu bakurikiyeho iki? Bwo ntufite impungenge z'uko baraza kuvuga ko wabahanganye n'ubutegetsi, bigatuma iki kigo cy'amashuri banagisesa burundu cyangwa se bakagukomanyiriza muri ya gahunda yaduhishirane nk'abayobozi? Bashaka nanjye banyica, none basigaje iki? Niba ufashe miliyoni zenga 60 ugashyira, ni iki kintu gisigaye? Ubuse umwana wihirinze afite imyaka 29, umwana wihirinze agashaka amafaranga kugira ngo afashe leta, mbere na mbere sino kurera na papasa, aho kugira ngo leta imufashe bahubwo bakamusenya bene akakagera. Kusenya ikigo nge nanjye ubwanjye banyica bikagira inzira, nta kintu cyose hasigaje iki. Ngira ikintu gisigaje, ibindi by'abana banjye bazakura bakareba, ufite abana 2 nibyo bazakura. Ubundi hari ibarwa ubuyobozi bujya bwandika bukagusaba ko ugomba kwikuriraho ibyo wubatse. Iyi barwa ntago ugeze uyihabwa. Habe nimwe byize, niba natubwiye ati mwe muhagaze, yenda dukomeze izindi procedure, mwe muhagaze dukurikiza ibindi, ibyo gusa nibyo twabasabye barabitwimye. Mu gitondo navuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jabana, Bwana Shema Jonas. Mu ijwi rye arambwira ngo
abo bantu bameze nk'abahangana ngo kuko bahamagaye inzego zose ntabwo ukeka ko ushobora kuba wakomatanyirijwe bitewe n'uko hari aho wagerageje gukomanga? Biriya nabipostinze kuri Twitter yanjye, nabipostinze already bamaze guhirika. None ntahanganye nabo gute se? Wahangana ariko n'abapolisi, wahangana n'inzego z'igihugu, abazi abaturage ntibarebaga, hari n'umwe se bakubise, hari n'umwe bakomerekeje, wahangana nabo gute se? Umuntu ahangana na leta ate? Ntago bibaho. Nta nubwo ibyo bintu binashoboka, nta ubwabyo uretse n'uburere twahawe n'uburyo n'iby'igihugu kitwigisha, ntago ushobora guhangana n'igihugu ngo bikunde. Aba bantu bose barebaga bari bahari, nabo uraza kubaha umwanya bivugira. Nta kintu na kimwe twako bazanye, abantu baba baraza barahirika. Ibaze nawe ariko barimo baraguhirikira ibintu hano, wakora iki? Nanicaye hariya mu modoka ndimo ndarira gusa, nta kindi kintu ushobora gukora. Mu itangazamakuru ntago aribwo bwa mbere tuvuze ruswa mu myubakire, ruswa mu mitangire ya serivisi mu nzego z'ibanze. Nyirizina byibura ubonye ko ibijya bivugwa ko ruswa mu myubakire irimo kuvuza ubuhuha, niyo terime dukoresha ngo ruswa yavuza ubuhuha, nawe ubifitiye gihamya cyuko niba bakubwira ngo abo bahigi utabashatse ntushobora no kunywa amazi, ubwo urumva turimo turagane, turimo turakora iki se? Turimo turaharaniye iki se? Ibintu turimo iterambere turimo turiga se niri nibyo bya binde ejo umukomiseri wa RPF yavugaga abayobozi bahabwa oda bakamanuka nka robot gusa, ibyo ari ugushyira mu bikorwa. Ibi nibyo bintu barimo baratwigisha, nta kindi. Nusu tuzakora ki papi? Ngira umuntu azarara ijoro n'amanywa ashakisha kugira ngo arebe ikintu cyateza imbere igihugu. Iyi ntago ari kadasteri nubatse hano, iri mfite aho mba, abana banjye bafite aho baba. Iri ni ishuri abana baha iki giturage uze kureba mu hano umbwira ahantu ubona ikigo cy'ishuri kimwe cyonyine, ariko tufashe igikorwa nk'iki aba baturage bahango bakibenefitingiremo. Icyo baduhembye nibi ngibi, wakora iki? Aho kugira ngo batubwire atari ko ibi bintu ntibinageze gutya, byibuze at least bakaza bakareba inyubako ese zirakomeye, inyubako bakazana aba engineer babo bagakora inspection. Ariko nta n'ikintu nikina, even na meya ntigeze anagera nahanga, na engineer wakari ntigeze anagera nahanga. Ibintu byose byakozwe no engineer w'umurenge juste kuko ngo yamenye ko ngo twahaye abahigi amafaranga menshi. Nose ubwo twakora ese ku ruhande rwewe usibye amafaranga 900 mwahaye abahigi, engineer nta kintu yahawe? Nta na kimwe. We nta na kimwe. Ahubwo amaze kumenya ko ubwabo twaba, kandi rwe watwohereje nyine ngo tujye kureba abo bantu. We ngo nta kibazo rwose ibyo. Ese abo bantu yabahuje gute? Yabahaye nimero zabo? Barahari hano mu baturage, baragenda barahari, n'ibintu bizwi, ntago ari ibintu by'ibanga. Nyuma y'ibibaye urasaba iki ubuyobozi bwite bwa leta? Urasaba iki umujyi wa Kigali? Urasaba iki Rwanda Housing Authority? Icyo nasaba cyeka bamfunze byuze nkaruhuka byonyine. Byagira gute papi? Mfite agahinda kenshi kabisa, kenshi cyane, kandi katazanashyira vuba. Ko hari icyakorwa kindi kitaruko gukora, barongera babizamure se, gukora barongera bazana izi bloke bamenaguye bagize amasima se, gukora se baransubiza amafaranga, gukora se byibuze abantu bananiwe gukora kuvuga ngo byibuze isenyero kuri itafari ku itafari, bloke tuzishyire ku ruhande, byibuze tunazigurisha cyangwa dushaka ikindi tuzikoresha. Niba bikwemerera abo bantu n'iki kindi se baba basigaje kugukorera? Byibuze nge nabuze n'imbaraga bizo ngo bayinsenyereho ingweho. Hari somo ukuyemo? Ni agahinda koze cyane.